Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukora iki tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizamini kimwe bimaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu busabwa nukubona kugihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626, tubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu maze kwaka code, ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga murabizi haje ikoranabuhanga, umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika. Rero nibwo buryo dukoresha iyo uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ufite nk'akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu bitewe n'isomo turi kwigana, ukajya urakibona muri telefone yawe icyo nashyize muri mudasobwa yanjye. Rero nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626 nkwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa. Warigishije amategeko y'umuhanda mbere y'uko ujya mu kizamini ushaka guhura n'umwarimu, mbere y'uko ujya mu kizamini akagusobanurira, koresha iyo nimero 0789351626 tuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ango iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kwitiranya ino B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ni ino C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Bitandukaniye rero, hano urabona mu birango iburyo umuntu uri kujya imbere ari mu mweru, ibumoso umuntu uri kuza ari mu mutuku. Ubwo umuntu uratambuka mbere ni wowe, kubera ko ni wowe uri kujya imbere, uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Niyo mpamvu tubavuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Noneho iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Usubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nagukoreye y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hano rero kubera ari wowe uratambuka mbere, duhisemo se ivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Ndakeka ko rero waramusamo se, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye kandi utwaye imodoka, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aho kwitaba cyangwa guhagarara ku kanya. B, kutayitaba.
se gushyira imodoka iruhande ukayitaba, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba, ugashyira imodoka iruhande ukitaba telefoni, wasoza ugasubira mu kinyabiziga ugatwara, kubera ko kuvugira kuri telefoni utwaye ikinyabiziga biba byaguteza ibyago cyangwa bigatuma uteza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Niyo mpamvu ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, wasoza ugasubira mu kinyabiziga ukabona kongera gutwara. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo wakora iki mbere y'uko uhindura icyerekezo. Ese ugiye guhindura icyerekezo ushobora gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Iyo uvuze amatara ndangacyerekezo bari kuvuga ibinyoteri. C itegeze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo, aho ni kuri D. Wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Ntiwahindura icyerekezo utacanye amatara ndangacyerekezo ngo ucane ibinyoteri, ntibibaho. Rero na B ariko ikaba igisubizo cy'ukuri. Ukitegeza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kuko ahantu hose ntabwo biba byemewe guhindura icyerekezo. Hari igihe rero ugera ahantu ukabona hari ibyapa bikwemerera kuba wahindura ibyerekezo, uba wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikira utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Dusoje kugushakira kode, tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Waba ukeneye kwiga, turi mu isi y'ikoranabuhanga, aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha mu buryo bwa online. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefoni yawe tuvugana, ugenda ubona n'ibyo nashyize muri mudasobwa yanjye bitewe n'isomo turi kwigana. Rero nyandike cyangwa umpamagare ni kuri 0789 mbigishe mujye mu kizami mukorere imwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo feri yo guha umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Itegereze neza. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, feri yo guhagarara umwanya munini? Ese hano igiso cy'ukuri ni B, feri y'urugendo? Ese hano igiso cy'ukuri ni C, feri yo gutabara, cyangwa nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Uyu umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda, oya kiba gihagaze. Haba harimo feri yihe? Harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ko bari batubwiye ngo niyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga, rero haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo gutabara yo ni yayindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Feri y'urugendo yo ni yayindi ikoreshwa kugira ngo imodoka ihagarare ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, yaba yikoreye cyangwa iri ahantu hari agacuri igahagarara ku buryo bwizewe kandi nyabwo, niyo bita ngo feri y'urugendo. Feri yo gutabara nayibabwiye ni yayindi ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara yo ni iyi ngiyi,
niyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga ibirimo. Ndakeka ko waramutamo ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? A ngo umweru, B umuhondo, C umutuku. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo. Noneho turi imbere tuba dusa umweru, turi inyuma tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, babivuzeho. Nubwo tuba tubikosoye kino kibazo kimwe ariko nkahita mbivugaho kugira ngo nugerwaho ube ubifiteho amakuru. Niba bavuga ngo turi mu mbavu uvuge ko ari umuhondo. Niba bavuga ngo turi ku ruhande rw'imbere uvuge ko ari umweru. Niba bavuga ngo turi inyuma uvuge ko ari umutuku. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C akayira gato. D nta kiso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. No kuvuga ngo kino cyapa ukuntu kiteye uri kubona ko urebeye ku birango habayeho ifungana ry'umuhanda, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'ibumoso. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda ariko mu ruhande rw'ibumoso. Noneho iyi impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda babyita ngo ifungana ry'umuhanda. Ngo haba ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, ukavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Hano rero ibumoso niho hateje ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo B ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nkuko mubizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora. Wabona hari irindi somo ukeneye ukaryandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo naryo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Ese ibyo byapa byerekana icyago kidahoraho? Ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, icyo cyago ntigihoraho. Ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubitiyura, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, n'icyo ni icyago kidahoraho. Ese ibyo byapa bakoresha berekana aho abayobozi b'ibinyabiziga bagomba kwerekeza cyangwa aho bagomba gukikirira iyo nkomyi birangwa n'amabara asate? Nibyo batubajije hano. A ngo umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo bakoresha ibihe byapa? Ubundi bakoresha ibyapa bitegeka, bari kukubwira ngo aha hari icyago kidahoraho, icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa, ni ugukomeza imbere gusa, ni ugukomeza iburyo gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uca. Ibi byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ubwo amabara yabyo aba ari ubururu n'umweru. Hano hari ahantu babonye handitse ubururu n'umweru, oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Bakoresha ibyapa bitegeka kandi birangwa no kuba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ukora mu nzira nyabagendwa ugahita ubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, rero hari ibiba bibujijwe. Ibihe? Ango kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe.
B kuvuga ngo iki, B gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tekereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza ambutiyaje, biba bibujijwe. Ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ukaciye feri bidatewe no kwirinda ibyago, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ahise aza arakugonga, rero biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu bihe. Ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda bivuga ko umuyobozi abujijwe kuyirenga. Hari igihe uba ucagaguye, hari igihe uba udacagaguye. None ngo iyo ucagaguye ngo umuyobozi abujijwe kurenga ngo uretse mu bihe bihe, hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, aribyo mwita kudepasa mu ndimi z'amahanga. B gukatira ibumoso. C guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Urwango uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye umuyobozi aba ashobora kuwurenga. Ryari? Mu gihe ashobora kunyura ku kindi kinyabiziga, agiye nko kudepasa, agiye gukatira ibumoso, cyangwa agiye guhindura, cyangwa agiye gushyira mu kindi gice cy'umuhanda, uba wawurenga iyo ucagaguye. Noneho iyo udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga. Hano duhisemo D ko ibisubizo byose ari byo. Ndakeka ko waramutsemo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese icyo gice kiba gikenewe iki? Yavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. A ngo inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare. C, A na B byose ni ukuri. A inzira y'abanyamaguru na B agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Icyo gice kiba kigenewe aba ari agahanda k'amagare, igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, ntujye utekereza ko ari abanyamaguru, haba hagomba kugenderamo ibinyabiziga. Bakivuga ngo ni igice cy'umuhanda, rero aba ari agahanda k'amagare. turiya duhanda tuba turi iruhande ducamo amagare. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, kubera ko kiriya gice gicamo amagare kiba gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke, rero niyo mpamvu kaba kagenewe amagare. Ndakeka ko waramusitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, ufata telefone yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara, ni kuri 0789351626, tukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode nziza. Waba ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online ugahitamo ukatubwira ibyo ushaka, tukakwigisha ukajya mu kizame usa nk'ugiye kuzana uruhushya rwawe rw'agateganyo, kuko abantu twiganye bakora rimwe bagahita batsinda. Mukoresha izo nimero 0789351626, ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa ukoresha iyo nimero tuze tuyikwigishe, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A akazamuko gashinze cyane. B umuhanda utaringaniye ibumoso. C ahantu umuhanda umeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ahegera utununga. Hano urabona igisubizo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A akazamuko gashinze cyane. Iyo ubonye kino cyapa uba ugiye kugera ahantu haterera,
ahantu hazamutse cyane, bakagishyiraho rero kugira ngo bakuburire ko hari icyago, umenye feri urashyiramo mu gihe uraba uri kuzamuka, vitensi urashyiramo. Ndakeka ko rero waramutamo nkwibutsa ko bino byapa ni ibyapa biburira, ariko ubonye ibyapa biri kukugora, wenda utari wabonera video y'amukota n'ibyapa byo ku mihanda, usubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp, nkunda kuba ndi online mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona iyo video, ubundi wajya uyireba ibyapa byose ukuntu ikoze, n'icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho. Bino bibazo byose birimo, ibyapa byose ubara kuyireba, nta cyapa cyakugora. Ndakeka ko hano waramutamo akazamuka gashinze cyane, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyapa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese biriya byapa nyongera bibereyeho kumenyesha iki? Bibutsa ko video y'ibyapa nyongera nayo narayikoze, ubonye utari kuyibona nyandikira nyiguhe. Ngo bibereyeho kumenyesha ibitegetswe byihariye gusa. B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Bibereyeho kumenyesha n'igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ubonye ibyapa nyongera utari kubimenya ibyo ari byo, iyo video nari gukorera kuri YouTube, genda uyirebe. Ubonye utari kubibona nyandikire nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni ngo mpande eshatu, B uruziga, C urukiramende, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B uruziga. Iyo uvuze ishusho bari kuvuga ese ni mpande eshatu, ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye. Hano rero kiriya cyapa kivuga gukikira bitegetswe kiba gifite ishusho y'uruziga. Murabizi nyine ni ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ntawo, kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ishusho ni uruziga. Iyo uvuze ishusho nkeke ko umenya ibyo ari byo, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano bari batubajije ku shusho gusa, tuvuze ko ari uruziga, ariko umenye ko ari ibyapa bitegeka. N'ubona utari kubibona, ugenda ureba iriya video urayisoza nta kibazo kireke ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rigiye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu iyo ntera ngo metero 100, B metero 75, C metero 25, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo burakeye, ngo ni saa 11:45 ngo bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudise kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Hano ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B metero 75. Utari wahisemo B rero, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Amatara ndangacyerekezo yo ni muri metero 150. Amatara ndangaburumbarariho ni muri metero 200 nibura. Noneho amatara yo kubisikana yo ni muri metero 40. Ibyo byose ni ibibazo babaza, mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikoza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B birabujijwe guhagarara umwanya munini. C birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, mu gihe kuri D ari kuvuga ngo parikingi. Icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye aho hantu ugeze uba ubujijwe guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramutamo B. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ubundi iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo no kuba wahita utahura igisubizo cy'ukuri birakorohera, kubera ko ukimenya ko bibuza nubwo uhita uhitamo B uvuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, biba byumvikana. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ngo bitewe n'ukuntu ibintu bimeze ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'ibihu, hari ibihu byinshi, umuyobozi w'ikinyabiziga ntihareba muri metero 200, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi, umuyobozi w'ikinyabiziga ntihareba muri metero 200. Hari ukuntu nayo bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa gute rero? Ango inyuma ni amatara biratukura, bengo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'isomo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ngo inyuma amatara abiri atukura, noneho iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangarumurumbarare risa rite, risa n'icunga rishije cyangwa se risa umuhondo. Wari wahisemo A nkuko mpora mbivuga uba wabikoze ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari isomo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko ni systeme iba iri kugukosora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibi bipimo bagomba kubasigira kugira ngo badateza umuvundo cyangwa baciye mu muhanda. A ngo metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D bakavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza neza bashobora kukibaza bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50. Ntibizakugore. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Hano rero ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, abagomba kubasigira akayira gafite byibura ubugari bungana na metero 1 kugira ngo abanyamaguru badaca mu muhanda bagateza umuvundo. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara sate, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ngo ubururu, B umweru, C umutuku, mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bigize ute biranga. Impamvu tudakunda kukibona wenda nko mu Rwanda ni uko ahantu hahagarara za modoka nini akenshi n'izindi modoka ziba zahahagarara. Iki cyapa cyo kiba kivuga ko harahagararwa na ziriya modoka nini gusa. Rero kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Hano niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibintu ukunda kubibona ukabona umuyobozi asunitse ikinyabiziga, imodoka imupfiriyeho ari kuyisunika, ipikipiki ari kuyisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki mu gihe ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho ari kugisunika? A ngo umunyamaguru kuko wenda ari kugendesha n'ubundi amaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri.
hano rero icyo cyanya cyari ikihe tegereze neza usubizanye ubwitonzi ndakeka ko icyo cyamaze kugitamo ndizera ko icyo cyanya cyamaze kucyandika ku papuro hari icyo cyukuri nta kindi ni be umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cyamupfiriyeho uruhushya rwe rwa burundu ntirwarumwatse bikunda kubaho ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ndakeka ko rero waramusitamo be ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe burenga kilogarama 3500 ni noye muvuduko hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe ango kilometero 60 mu saha b kilometero 40 mu saha c kilometero 75 mu saha mu gihe kuri dare kutubwira ngo kilometero 20 mu saha hano urabonetse kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye tikeze neza usubizanye ubwitonzi bibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu saha ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ntuzabigireho ikibazo hari igihe nk'umuntu aguhamagara akakubaza se none uwo muvuduko ugenda uri gupima oya ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha none aya mavatiri y'ifasi umuvuduko wayo ahungana iki mu saha ndakeka ko wamaze kugihitamo ndiza ko wamaze kucyandika ku papuro n'icyo kuri nta kindi ni se kilometero 75 mu saha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60 mu saha imodoka zidafite ibizubuza kwisheka kubera ko ariko zakozwe ni kilometero 25 mu saha atari munsi umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ni kilometero 50 mu saha ngomba kubikubwira kugira ngo uhure nabyo ufite amakuru itubikora muri bizintego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV ndakeka ko rero hano waramuzitamo se ndizera ko waramuskandika ku papuro tarahisemo neza ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije kanda subscribe wasikiye ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe cyaba kino kizame abasomo nabira bibazo ngo ndabo postinga ukeneye code twandike cyangwa duhamagare tugufashe ko na code nziza aho waba uri hose mu gihugu tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza ukeneye kwiga uri kure cyangwa uri mu mahanga ngawenda kuza mu Rwanda ikindi ushaka kwiga se turi kumwe ibyo byose biba byashoboka twandike cyangwa duhamagare ni kuri 078935 1626 ibyo byose tubigufashemo ese waba ukeneye wenda nko kwiga mudasobwa twandikiye cyangwa duhamagare ku izo nimero mba nabahaye tuze twigishe mudasobwa ujye mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi ibibazo biri gukunda kuzana ingenzi ko wagira urabona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa kanda subscribe ndabakunda cyane Imana wo mugisha mugire ibihe byiza abantu muri hafi gukora amahirwe masa